kuki Imana yemera ko tugeragezwa. Reka mbanze nsengera iri jambo kugira ngo Imana ibane natwe. Mana ngwino muri iri jambo utwigishe byinshi kandi uduhugure byinshi. Icyo washatse kubaka muri twebwe ucyubake biciye muri iri jambo. Kuki wowe Mana uri mu ijuru wemera ko umwana w'umuntu ageragezwa? Ibisubizo urabifite, uzi impamvu wemera ko tugeragezwa. Ngaho rero ngwino utubwire impamvu wemera ko tugeragezwa katika jina la Yesu, kandi ubusanzwe tuzi. Urabizi yuko ari wowe ufite igisubizo cy'ibyo twibaza. Urakoze rero kuje kutwigisha. Icyubahiro n'amashimwe bikugarukire mu ijuru no mu isi mu izina rya Yesu, amen. Ngaho mudusomere ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Iby'Imana yasezeranyije abayikunda. Wumvise ijambo ritangirwa ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ahiriwe ate kandi ari mu bimugerageza? Ahiriwe ate kandi ari mu bintu bimubabaza? Ahiriwe ate ari mu bintu bimuhinyuza kandi ari mu bintu bimuhira? Kuki Imana ivuga ngo hahirwa uwo wihanganira ibimugerageza? Ese kuki imugerageza nkawe itamuzi? Ushobora kugerageza umuntu ukamutestinga kugira ngo urebe kamere y'uko ingana, uko izamuka, kugira ngo nyine ukaba wacokoza umuntu kugira ngo umurebe n'iki kimuvamo n'iki kimuturukamo, kugira ngo umenye niba kwishamo cyangwa atakwishamo. Kuko njye ndi umuntu, wowe uri umuntu. Ushaka kugerageza umuntu kugira ngo umenye uwo ari we. Ariko se kuki Imana yo itugerageza kandi ituzi, idusobanukiwe? Ni ikibazo ugomba kwibaza. Rero Yobu aragitanga aho ngaho. Dusomere wowe wadusomeraga. Ni umurongo umwe gusa uri busome. Ariko izi nzira nyuramo, Yobu yaravuze ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo imeze neza. ngo nimara kungerageza yashoka. Yesu ashimwe cyane. Nuvuga ngo rero uko ubona umucuzi abasha gucura icyuma, twebwe abarokore tujya turirimba ngo ayimana ndondorumenye ibyo nkora byose. Hari igitero cya nyuma kimanuka hepfo kikavuga ngo mvugutira kandi uncure inka mbazimvemo, umindure icyuma cyawe uho runkoresha. Kenshi na kenshi rero iyi Imana itugerageza ntabwo itugerageza igambiriye kutwica, itugerageza igambiriye kutwubaka no kudukomeza. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko ubona umusirikare ajyanwa ku ikosi bakamugaragura mu gitaka, bakamukoresha ibintu ubona bibabaza umubiri we, barimo baramwubakamo imbaraga zo kwihangana bitewe n'ibihe azacamo. Aba ari umwana wabaye mu kiyobozi wariya damara utazi ibintu nk'ibyo, kuko baba bamutegura bazi ngo mu gihe runaka azisanga mu mashyamba, ari kurwana, azisanga mu mashyamba atabona icyo kurya, abasha gutungwa n'urushyi rw'impungura, akaba yarya impungura akarwana iminsi 2. Bagatangira gutegura wa musirikare, bamutegurira urugamba ruri imbere rw'ibyo azacamo. Uko niko Imana igufata ikagutegura bitewe n'icyo yaguhamagariye hano mu isi. Semene amen. Buri muntu afite uko Imana afite umuhamagaro utandukanye n'uwundi. Hari icyatumye Imana ikuzana mu isi. Kukuzana mu isi rero ibizi nzira unyuramo, nk'uko uyu mugaragu w'Imana avuze ngo izi nzira nyuramo. Izi nzira y'ubuzima bwawe bwose, ubuzima bwawe ntabwo ubuzi, buri muri page, n'ubuzima buri mu gitabo cyihariye cy'amabanga y'Imana, aricyo gitabo cy'ubuzima bwawe. Noneho rero inzira zose uzacamo Imana ibizizi. Noneho kuko bizi inzira uzacamo mu bihe byose, kavuga ngo reka ntegure uyu muntu mbere yuko iki gihe kizagera. Igafata igihe cyane cyo kugutegura. Irimo rero iragutegura, wibona nkaho uri mu bigeragezo. Sema amen. Wisanga uri mu bigeragezo nyine. Niyo mpamvu Imana hano muri Yakobo we avuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko kugeragezwa kwawe imbere yako hari amakamba. Urimo urageragerezwa guhabwa ibintu runaka, urimo urageragerezwa kwicazwa mu mwanya runaka.
mbere yuko wicazwa muri uwo mwanya runaka. Imana ikeneye umuntu uca bugufi uzicara muri iriya ntebe iri imbere. Imana ikeneye umuntu ufite umutima w'impuhwe izicaza mu ntebe runaka. Imana ikeneye umuntu ufite umutima wita ku bantu kuko hari ahantu ishaka kuza kujyana. Imana ikeneye umuntu ufite umutima wihangana kuko hari abantu azisangamo agomba kwihanganira, none bikaba ngombwa kwigucisha muri ibyo bihe, ariko igutegurira aho irimo irakujyana. None rero iyo uri umuntu ujabuka vuba cyangwa winubira Imana, ushobora kwibaza ngo kubera iki Imana irimo iranyuza muri ibi ngibi, ugatangira kwitotomba ntumenye ngo Imana irimo iragutegura. Imana izi ko imbere hari abashonji benshi, hari abantu mu myaka 10 iri imbere cyangwa 5 iri imbere hari umushonji uzakenerwa kugaburirwa, hari imfubyi izakenera kwitabwaho. Igatangira kugutegura mu mibabaro y'inzara, ugaca mu nzara kugira ngo wumve ukuntu inzara iryana. Ivuga ngo mu gihe runaka ni umugisha w'ubutunzi, uko hari abo mu butunzi ntibibuka abashonji, ntibibuka inzara uko iryana. Reka uyu mutegure kugira ngo azambere aho nzaba ntari, aho nzaba ntarazahambere, aho umushonje azaba ari abashe kumugaburira. Semene. Imana ikemera ko uca mu bukode, rimwe na rimwe bakaguta hanze kugira ngo mu gihe runaka nuzagira amazu y'ubukode uzibuke bwa buryo kwa kundi nawe kwananiwe kwishyura inzu, atari uko wari ufite amafaranga wayabitse, ahubwo ari krize yagufashe bikakwangira, kugira ngo mu gihe runaka nubaka amazu n'amacumbi uzabashe kugira gute. Igihe waribwaga n'ubukode nihaza umuntu ukamukodesha akabura amafaranga, wibuke ko nawe hari igihe wigeze kugira gute kuyabura ukananirwa ubwishyu, ubashe kumwihanganira. Semene. Nguko ukuntu Imana icisha abantu mu bibagerageza, ariko ibategurira mu murimo ishaka izabakoresha mu gihe runaka. Reka tugaruke kuri ibi bintu byo kurogwa, kuri ibi bintu by'abadayimoni n'ibiki bintu nk'ibyo. Iyo uri umuntu Imana itegura ishaka kuvanamo umukozi wayo, iyo uri umuntu Imana ishaka guha umurimo w'umwuka, igashaka kugukoresha iby'umwuka, igashaka kuguha inshingano z'umwuka mu gihe kizaza, yemera ko ucishwa mu rugamba rw'abadayimoni, ikemera ko ucishwa mu ntambara zo gukirana n'imyuka mibi. Rero iyo wihanganiye muri icyo gihe urimo muri iryo shuri, nuvuga ngo ibirimo iraguforoma, ibirimo irakwigisha uburyo bwo kurwana intambara z'umwuka. Noneho yamara kukwigisha, iyo wamaze kwiga ikikurikiyeho ikwambika imbaraga. Yamara kwambika imbaraga, noneho sasa ukabasha kunesha bya bindi byakugeragezaga, wabinesha ikazagukoresha no ku bandi bantu. Nuko nguko Imana ibirimo iragutegura. Semene. Ahubwo icy'ingenzi wowe uba ugomba kwemera ukumenya ngo ese koko Imana yananiwe kunkuraho ibitero, kukiyemera bigakomeza kwisukiranya. Igisubizo rero nta kindi, nuko nyine irimo iragutoza intambara z'umwuka, irimo irakwigisha. None niyo mpamvu iryo jambo rero ryavuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba. Nyuma yo kwemera kwihangana ukihanganira bya bindi byakugeragezaga, imbere yawe iravuga ngo wow, umwana wanjye aratsinze. Wow, buriya Imana iba yiteguye, niko ijisho ryawe riba ririmo rirakureba, rireba ukuntu urimo uraca muri ibyo bigeragezo, uri gucungira hafi. Numara gutsinda, Imana ikavuga wow, ndemeye, izagukurira ingofero kandi kwambika ikamba. Semene. Ihangane rero umenye ngo ndimo ndategurirwa ngomba kuba we, ndimo ntegurirwa intebe ngomba kwicaramo. Hari intebe ugomba kwicaramo ukiri hano mu isi, ukagira urwego runaka rw'ubuzima ubarizwamo cyangwa rw'imibereho runaka ubarizwamo. Iyo rero hari urwego rw'imibereho Imana irimo irashaka kukujyanamo, imibereho runaka, ibanza kugucisha mu mibereho igoranye, mu mibereho ikubabaza, mu mibereho igukanda, ariko irimo irategura imibereho myiza iri imbere yawe, ariko ikayigucishamo igira ngo muri iyo mibereho uyigiremo. Igihe cyawe numara kugera mu gihe cyawe, igihe uhagaze mu gihe cyawe cyo gutabarwa n'Imana ugihagazemo, ntuzirengagize ba bandi bari muri bya bihe wahozemo. Semene. Rero kenshi na kenshi abana b'abantu batenguha Imana.
ibyo iba ibitezeho sibyo ibabonaho. Ni ukuri kenshi na kenshi abana b'abantu batenguha Imana. Imana igucisha mu mibereho ikakaye yumye y'igisebo, igira ngo mu gihe cyawe uzabashe gufasha bagenzi bawe uzabona bari muri ya mibereho wavuyemo. Ariko Imana igategereza ko ukora icyo gikorwa ikakibura bikayibabaza. Niho rero iyo byagenze gutyo uri umuntu wamaze gukurwa muri cya cyiciro warajyanywe mu kindi cyiciro cy'imibereho, Imana itangira kuboroka. Ntabwo umuntu nk'uwo ashobora kugeraho Imana yageneye ko azaba. Niba yari yarapanze yuko uzaba billionaire, kagenda ukaba umucuruzi kazi ukomeye, kagira amataje, kagira inganda, Imana ikabona watangiye kuzamura ubwibone bwawe, wibagiwe aho wavuye. Umuntu araca ukamunena, umuntu akaba yazi wawe ugahisha ibiryo cyangwa ukabutamugaburira, umuntu akaba yakubwira ati ukabutamuha. Nivuga ngo Imana iva uyu muntu uru ruzabibu niki ntarukoreye. Yesaya niwe wanditse icyo cyanditse, aravuga ngo uru ruzabibu yararuzitiye, amaze kuruzitira azi yuko ruzamubyarira umusaruro, ntirwamubyarira umusaruro. Hari umusaruro Imana ibikwitezemo. Turi hano mu isi, Imana ishaka kugirira neza abantu ikoresheje wowe. Amen. Ugomba kumenya ngo hano mu isi kugira ngo Imana ifashe imfubyi, ifashe umupfakazi, ifashe umushonji, ifashe umukozi w'Imana ubabaye, umukozi w'Imana umeze cyangwa se n'undi muntu wari we wese, ni wowe igomba gukoresha, ninjye igomba gukoresha. None rero igucisha mu bihe bitandukanye, igutegurira umurimo ugomba kuzakora. Ntabwo gukorera Imana ari ukuvuga ubutumwa no kwigisha gusa, ntabwo ari uguhanwa no kwerekwa no gukorera ibitangaza. Ahubwo urebye ibyo ni bitoya ugereranyije ibi abantu bakagombye gukora. Buriya uri umuntu Imana yagiriye neza, ukamenya uko wahamagawe, ukamenya n'ukuri, ukavuga okay sawa, umurimo wanjye njyewe no gufasha bari abantu bakorera Imana, bavugira Imana. Hari abantu, hari umudamu, hari umukobwa umwe wamaye ubuhamya, cyangwa umuntu umwe wamaye ubuhamya, arambwira ati njyewe ndi umuntu wajyaga usapotinga abantu bahamagawe full time. Nkareba wa muntu uhamagawe full time. Umuntu uhamagawe full time ni umuntu usanga akazi kiwe ari gukorera Imana gusa, ari cyo kintu muri we. None icyo kintu iyo wagihamagariwe nawe wumva ari cyo kintu wishimiye. Iyo wahamagariwe icyo kintu wumva ari cyo kintu wishimiye, kuba mu buzima busenga, kuba mu buzima bukorera Imana. Icyo nicyo kintu, icyo ni ikimenyetso kiga umuntu wahamagariwe gukorera Imana full time. Umutima we no mu bugingo bwe aba yumva ari byo byamunezeza, aba ari byo byamushimisha. Niyo abantu bamusuzugura, niyo abantu bamutuka, niyo abantu bamuvuga gutyo, ntabwo we abibona, nta nubwo abyumva, kuko nicyo kintu aba yarahamagawe. None rero uwo muntu wahamagariwe gukorera Imana ibihe byose, wowe ukuboko kwawe kumuhanzeho agakorera ya Mana ye, igihe kikazagera akagera mu bugingo, ni wowe wazahabwa ingororano, kuko niwe watumye ugera mu bugingo. Kuko cyagiye yabaga atentebutse, yacitse intege, yibaza ngo ndarya iki, ndambara iki, ni wowe wahagobokaga. Semene amen. Sunumva ngo rero uwo muntu urumva wowe niba uteye gutyo, uri umuntu ukorera Imana muri ubwo buryo, ukorera Imana mu buryo bwagutse. Uri nk'ishyiga rifasha ubuzima bw'abantu hano mu isi, cyangwa bw'imihamagaro ya bamwe mu isi. Gukorera Imana rero kuragutse cyane, gufasha imfubyi, gufasha umupfakazi, Imana yo ishobora kuzana umuntu akaza mu buzima bwawe, ariko akaza aje ako kanya yongera akagenda. Tubonana niyo abatiza Paulo, naho nubongeye guhurira. Paulo yise akomeza urugendo rwiwe rwivuga butumwa. Ubwo nicyo kintu cyari cyagize gute. So nuvuga ngo rero hari umuntu Imana ishobora kuzana mu buzima bwawe, ari umuntu uje uhita ugenda atahaguma, agakora operation, Imana ikamukoresha igitangaza, araje bururupa akwishyura inzu, ariko ntibivuze ko atazongera azakomeza kwishyura inzu, agahita yiciraho. Araje bururupa akoze ikintu runaka, ubwo nyine Imana imuzanye muri icyo gihe ahandi no kubandi. So nuvuga ngo rero ibi tugerageza byose, ibyo ducamo byose bitugerageza, Imana ibiducishamo igira ngo iduforome, ituvanemo abantu yifuza. Buriya ntuzajya uririmba ngo mvugutira kandi uncure inkamba zimvemo. Igihe Imana yatangiye kukuvuguta, igihe yatangiye kugucura, ntugataka ujye uvuga ngo Mana ndemeye. Sohoza ubushake bwawe, ntibiba uko nshaka, ahubwo biba uko ushaka. Numara kwemerwa rero, uzakurwa muri icyo cyiciro ujyanwe mu kindi cyiciro. Kenshi na kenshi rero
bituma dutinda mu gihe cyo kugeragezwa ari twe twabigizemo uruhare, kuko muri uko kugeragezwa kwacu haba harimo no kwiga. Imana ibifite ibyo irimo iratwigisha. Yesu ashimwe cyane. Buri ikigeragezo cyakuje imbere ugahita ubaza Imana, Mana nicyo ushaka kunyigisha muri ibi bintu, kubera icyo unyujije muri ibi bintu nicyo ushaka kunyigisha. Imana yakikubwira, imaze kukikubwira uhise uvuga ati mwana yego ndahari ndiga, ukajya mu mwuka neza ugakurikirana icyo cyigisho. Ntabwo iki kigeragezo wagitindamo, tugitindamo bitewe nuko Imana ibona ko tutaramera nk'uko twifuza, amanota itwifuzamo tutarayabona. Nk'uko ubona ufata umwana ubundi mbere kera ntabwo bapfaga kwimura abana. Umwana iyo yatsindwaga yarasibiraga, akayasibira rimwe, akayasibira kabiri cyangwa se na gatatu, ariko akava mu ishuri. Muri iryo shuri niba ari mu wa gatatu niba mu wa kane akahava ari uko yakwije amanota. Ntabwo Imana rero ishobora kukwimura mu cyiciro cy'imibereho ya yindi kubonamo itarabona uri ku rwego rushyitse yifuza. Yesu ashimwe cyane. Iyo igufiteho umugambi w'igihe kirekire, ntabwo ikwimura. Ariko itagufiteho umugambi, ni mpaka wamara n'imyaka 40 mu butayu. Nk'uko ubona Abisirayeli bamaze imyaka 40 mu butayu, nyamara urugendo rwagombaga kubatwara iminsi 3, bisanga bamaze imyaka 4 mu butayu bazize kwitotomba no kwivovota, kuko ntibamenyaga aho Imana ibavana, ntibamenyaga n'aho Imana ibajyana. Nta nubwo babashaga gusingira ngo bumve ngo aho ibajyana nibagerayo bazakora iki. Ntabwo bari bazi yuko igihugu bagiyemo bagiye kugihindura, kandi kugihindura ni ukurwana. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukunyerera ngo igihugu irakibahaye. Gifite bene cyo n'iby'Imana nayo ikubwira, bifite amaboko, bifite nta na kimwe Imana ikubwira kitari mu maboko y'abantu. Iby'Imana yose yagusezeranyije hari abantu babifite. Iby'Imana yakubwiye byose, umva aka kana, iby'Imana yagusezeranyije hari amaboko abifite. Nta na kimwe kano kanya usaba kitari hano ku isi kidahari. Kandi icyo umva, tujya dusaba kugungwa kujya mu bihugu byo hanze. Ibyo bihugu bifite bene byo, kubyinjiramo hari amategeko bigenga. Yesu ashimwe cyane. None rero sasa ntabwo ari ugupfa kuvuga ngo gusa ngo Imana iravuga ngo nzakujyana mu ntambara no kwinjira muri ibyo bihugu. Hari process kugira ngo ugomba gucamo. So nuvuga ngo rero niba Imana ikubwiye inzu, menya ngo iyo nzu hari abantu bafite ubwo butaka bafite iyo nzu, wenda se uzabagurira usenye iriho wubaka iyindi. Nta kintu namba usaba kano kanya cyangwa Imana yagusezeranyije kidafitwe n'abantu. Kugira ngo rero ibyo bintu bigereho ni urugamba, ni imbaraga. Ni imbaraga zo gusenga, ni imbaraga zo gukora cyane, ni imbaraga zo gutekereza cyane. Amen. Ntabwo ari ibintu bizaza ngo Imana ikubwiye ngo nguhaye inzu ngo wumve ngo izamanuka umunsi umwe ubone ivuye mu ijuru iguye hasi, cyangwa se ngo uragiye iragufashe gufasha akaboko ngo ihisi yikwinjizamo gutyo. Hari inzira bigomba gutama. Yesu ashimwe cyane. Iyo nzira rero nta yindi, kuko Imana ari ibikubwiye, bigusaba gukomeza kuyizera, kuyiringira, kuyikiranukira no kuyubaha. Igihe uzayiteshuka inzira zayo, igihe uzava mu murongo wayo, ntuzategereze bya bindi yakubwiye igihe waba waravuye mu nzira zayo. Ariko niba ukiri mu nzira zayo, byanga bikunda iby'Imana iba yakubwiye no kubikora ibizabikora. Yesu ashimwe cyane. Noneho rero sasa ushobora gutuma bitinda, ishobora gutuma bitinda ibyo yakubwiye, ushobora gutuma bitinda cyangwa bigatebuka. Watuma bitinda kubera iki? Bitewe na wa mubano ugirana nayo, imyitwarire yawe. Witwara gute imbere y'Imana? Ubana nayo gute mu buzima bwa buri munsi? Ese ntuherukira aho iba yavuganye nawe ugahita uterera akaguru ku kandi? Kuko hari abantu bavugana n'Imana, bamara kuvugana n'Imana bikarangirira aho ngaho, ubundi bakagenda bagaterera akaguru ku kandi bakavuga ngo Imana izabikora.
umurimo wo gusenga akawugabanya. Kumvira Imana, kubaha Imana no kwizera no kumva ijambo ry'Imana akabigabanya, akigira mu isi, akibera mu by'isi, akazajya avuga ngo Imana izabikora. Isengesho ryiwe rimwe na rimwe akaryama adasenze, ubundi akabyuka adasenze, gusenga kwe kukaba guke. Uwo muntu uba udafitanye umubano n'Imana ihoraho. Akaba muririmbyi waturirimbiye akavuga ngo tujye dusenga ngo tujye tugumana nawe iteka. Ntabwo tubana n'Imana umunsi umwe ngo bimere nk'ababandi tuvuga ngo umuntu abafite inyatsi ubona amafaranga agahita muca mu myanya y'intoki. Ntabwo nawe babishaka, bashaka kugira ngo niba abonye amafaranga yatunga yagumane. None ugasanga haje n'inyatsi kwambura kubana n'Imana. Urabana nayo isaha imwe, wagera hariya mu hanze mu isi ukaba mu isi, ukongera kubana n'Imana wari uri mu isengesho, warangira gusenga wagera mu buzima bwo hanze ukaba ubundi muntu nk'abandi. Uwo muntu ntabwo isezerano ry'Imana yabona risohora mu buzima bwe. Isezerano ry'Imana kugira ngo risohore ni uko ugomba kubana n'Imana ukagumana nayo ibihe byose. Semene amen. Ukagumana nayo umunsi ku wundi. Ubyutse ugafata wa munsi wawe ukishyira mu biganza by'Imana, n'umunsi nawe ukawushyira mu biganza by'Imana. Wagaruka uvuye aho wagiye ugafata igihe cyo gushimira Imana, ukavuga ndagushimira ko wabanye nanjye muri uyu munsi, wandindiye umubiri n'ubugingo. Waba uzi ko ubugingo bwakozweho, ubugingo bwangiritse, wacumuye, ukabanza ukavuga ati Mana uyu munsi nagucumuyeho, mubonirirwanye nabo ntabwo naguhesheje icyubahiro, navuze amagambo atariyo, ntabwo nigeze nzamunerekana icyubahiro cyawe hari, mbabarira, ongera umvugurura ubuntu bwawe bungarukeho. Kubana n'Imana umunsi ku wundi. Iyo umuntu abana n'undi baravugana, iyo bafitanye umubano mwiza, niki kiranga abantu babanye neza. Ikiranga abantu babanye neza ni ibiganiro bagirana. Semene amen. Nunuza wabana n'Imana utavugana nayo, udafata igihe cyo kwiganiriza. Iyo usenga uri muravugana n'Imana, wibwira ibiri mu mutima wawe. Semene amen. None rero sasa wowe ubana n'Imana ariko uvugana nayo rimwe na rimwe. Rero isezerano ry'Imana risohora ku muntu ubana n'Imana. None sasa uwo muntu nano ukomeza ubana n'Imana bituma ava mu bigeragezo vuba, yemerwa vuba, kuko ijambo ryavuze ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza. Iyo Imana ikubonye rero wemera ubongo nyine wihanganye cyane ugakomeza kuyikunda ntuyicikeho. Dusoreze muri Yobu igice cyaho cya 2, hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Yobu mu gice cyaho cya 2 turebere muri titiri ivuga ngo Imana yemera ko Satani amugerageza. Ako gatitire ndumva ariko kavuga. Reba mwebwe mufite muza telefone zanuza ntago zerekana amatitire yo hejuru. Aha ni Yobu igice cya 2 umurongo wa mbere, kuko titire yo hejuru iravuga ngo we, ariko n'igice cya mbere umurongo wa 13 nayo titire iravuga ngo Imana yemerera Satani kumunyaga no kumwicira abana. Urumva ibintu, Imana yemerera Satani kumunyaga no kumwicira abana. Iyo ni titire niko ivuga. Mu gice cya 2 hakavuga ngo Satani asaba guteza Yobu indwara, ngo Satani asaba Imana guteza Yobu indwara ngo imugerageze. Kumbe Satani ashobora kugusaba Imana, akagenda akagusaba Imana, akavuga ati uyu muntu uravuga ko ari umukozi wawe, iyo umuntu uravuga ko agukunda, iyo umuntu uravuga ko akwizera, akwiringira, mume ndebe ko akomeza kukwizera, ubwo akakugabaho ibitero. Bivuga ngo rero rimwe na rimwe Imana yemera kugeragezwa na Satani igira ngo ikurebe koko ni rukundo bwoko ki uyikunda, ni kwizera bwoko ki uyizeramo. Amina. Ukurikije iyo titire nawe ubwawe yisobanuriye. Iyi titire tangiye ivuga ngo Satani asaba Imana guteza Yobu indwara ngo imugerageze. Kumba indwara urwaye ni wasabwe na Satani kugira ngo akugeragereze kuri iyo ndwara. Ni wowe ugomba rero kugira ngo iyo ndwara yaje ari ikigeragezo kugira ngo uyicikeho, bizaterwa nuko ugomba kwifata muri icyo gihe cyawe cy'uburwayi. Sema amen. Ugakomeza kwizirika ku Mana, kavuga uti naho yanyica. Hari ahantu Yobu yageze aho ngaho ngo naho yanyica nzapfa.
nyiringira. Yewe gukura ingofero wari umuntu w'umugabo kuvuga ayo magambo kavuga naho yanyica. Yobu harano yageza ngo naho yanyica nzapfa nyiringira. None iri jambo twasomye wumvise ko yavuze ngo izi nzira nyuramo. None hanga yatangiye kuza kwatura ibyiringiro, akareba imbere yakabona hazaba hameze nk'izahabu. Izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzasohoka meze nk'izahabu. Kandi koko ibyo yaturiyeho niko byagenze. Yaje gukira bwa burwayi, Imana iramwunamura imitungo yikubye iyo yari afite. Sema amen. Urumva ko kenshi na kenshi ibikubaho hari uruhare rwawe, ibyiza bizakubaho cyangwa ibyiza uzabona nyuma yo kugeragezwa. Uruhare rwawe rero ni ukwatura amagambo akomeye, ni ukutabona urupfu, ni ukutabona ibyago, ni ukutabona ibibi. Bya bibi urimo uracamo ukabibona mw'ibyiza. Yesu ashimwe cyane. Ariko se niba abana b'abantu bashobora gufata amazi mabi ya toilette bakayabyazamo ibindi bintu byiza, biko akongera agakoreshwa, bagafata ibishingo ibingibi tubona bakabivanamo ibindi bintu byiza, Imana nyirijuru n'isi ikibi kirimo urimo uracamo yananirwa kukibyazamo icyiza? Ntibibaho. Ibyo urimo uracamo byihishwe mw'ibyiza. Amen. Yemerere rero nawe wature ngo Mana numara kungerageza icyo nzi cyo ndasohokamo meze nk'izahabu. Rero uyu niyo ubudufatiraho urugero rwo kugeragezwa Imana yamutanze ikemera. Ni nayo mpamvu rero ugomba kumenya yuko ibi byose ucamo twibazaga ngo kuki Imana yemera ko tugeragezwa. Nicyo kibazo tukibazaho, kuki Imana yemera ko tugeragezwa. So nuvuga ngo rero muri uko kwemera kwayo ntabwo ibishaka kutugira ibirimo iradutegura. Ibyitwa kutugerageza iyo ni ukudutegura. Ibyitwa kutugerageza iyo ni ukutwubaka. Iyo ni ukugira ngo Satani ahinyuza gukiranuka kwawe, agahinyuza kwizera kwawe. Satani yahinyuzaga kwizera kwa Yobu, agahinyuza gukiranuka kwa Yobu, akibwira yuko naramuka mugabyeho ibitero byo kumwicira abana no kumutwara imitungo ari bwihakana Imana, akajya kwa Satani akavuga ati Satani ndaje ntimitungo, Imana irahemuka nyivuyeho. Nibyo yari yiteze. Satani yari yiteze ko nyuma yuko Yobu ari namara kwica abana be akamutwara n'imitungo, menye neza yuko hari ibyo uri muranyigisha, menye neza yuko hari intebe iri imbere yanjye. Nongere mbisubiremo, iyi gutegura nk'umukozi w'Imana, izakoresha ibitangaza, izakoresha ibimenyetso, izakoresha ishaka guha imbaraga zo gukiza indwara no kwirukana abadayimoni. Ugabwaho ibitero bikomeye by'abadayimoni, ugabwaho ibitero bikomeye by'abarusi. Barakwataka, ntabwo bizi ukuntu banyataka, baranyataka. Ariko nshima Imana ko iyo banyatatse mbishurirwa byinshi, menya nize byinshi. Baranyataka ariko Imana ikabinyigishirizamo. Ibyo ndanubwo nge mu byo nakwinuba, ntabwo nge njya mbyinuba. Nubundi nyavuga Mana ntukemere ko ndamarara, kuko ubaretse ahari nadamarara. Ariko baraza nizo ntambara ndanazikunda, nukuri ibyo ndanazikunda. Wari ukuntu banyataka nanjye nkahita njya mu mwuka nkarwana nkakubita nkagira wow, nkasoza mvuga ngo amen, umubiri wanjye wabaye muzima, nkumva ndishimye, nkumva nanjye nari nafashijwe muri rya sengenge n'ubundi bumenyi butandukanye. Iyo maze iminsi rero natakwa usanga wapi nta gatege mba mfite buriye. Ibyo rero ubundi mba byifuza, namaze kumera nk'aba basirikare bamenyereye intambara bahora bifuza intambara. Ibyo mba byifuza, ahubwo ibintu wenda igice nifuza Imana igomba nukunyihera za kashi, nta kindi. Iyo bakoze kuri kashi niho mbabara nyine uburyo bwo kubura amafaranga aho ngaho. Ariko ahandi Imana yandinze aho ngaho, ubundi icyo gice kagiha kumererwa neza. Ndanayibigira yewe mva rero Mana muri gice cya ekonomi, unyubakire ekonomi nziza ibyibushye imeze igaragara neza. Ubundi amahembe, ibitega, ibikoko byose ibiriya bintu ujye ubireka n'abakorana nabyo bazi. Wampaye imbaraga nzajya mpanganira nabo muri cya kirere. Icyo nzi cyo ntiwantanga ntibanyica. Amen. Kuko Imana ntishobora kwemera ko bakwica, kuko n'ubundi muri izo ntambara
ndabizi neza ko birimo irantegura, ndabizi yuko irimo iranyigisha, kuko maze iminsi nyibwira ngo Mana ntimbaraga zo gukiza indwara z'ubwoko bwose, nk'imbaraga zo kwica imyuka mibi y'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni. Nimvuga ntumurozi ako kanya ajya bubura ubuzima, ave mu mubiri, abone transfer imujyane kuzimu. Maze iminsi ndi kubisaba, vuga Mana urabona ko aba bantu batoteza abantu bawe, bababaza abantu bawe. Yego noneho hari igihe bahinduka abakozi bawe bagategura abantu bawe, ariko noneho hari igihe bakabya bakarenga imbibi n'imipaka. Hari igihe abana b'umwijima barenga imbibi n'imipaka, aho baba bashaka no kwinjira mu bugingo no kubwica. Ugasanga noneho nta gitagetinga umubiri, arashaka no kwica ubugingo, arashaka no kumanura ikuzimu gahindurwa. Aho baba barenze imipaka. Niyo mpamvu maze mbiye Mana mu bushobozi bwo kubica, nimvuga ni wamurozwe ubugingo bwawe bukuvemo kwa kire ako kanya hwari ubugingo ujye bumuhita mumutumbukamo bumuvemo, tandukane n'umubiri, arangire mu buzima bwa hano ku isi. Ni ibintu maze iminsi nsenga nsaba semene kuko ijambo ravuga ngo umurozikazi n'umushitsikazi ntibakabure kwicwa. Singe wanditse icyo cyanditswe, ni Imana yakivuze ibwayo itanga iryo tegeko, iravuga ngo umurozikazi n'umushitsikazi ntibakabure kwicwa. Kubera iki? Imana izi ukuntu barembye abantu, batoteza abantu, kandi kibi cyaba bagome ntibajya bacika intege, kuko bakorera kuri condition barazi ngo kirazira kikazirizwa gucika intege. Rero iyo Imana ishaka kukwambika izo mbaraga, ibanza kuguha guhangana nabo, ugahangana nabo, bakakwataka mu mwuka, bakaza mu nzozi zawe, bakaza usinziriye. Imana ikemera ari kugira ngo kwigisha ubucakura bwabo n'amayeri yabo. Noneho rero sasa muri ya mayeri yabo n'ubucakura bwabo, nuhura n'umuntu ugomba gufasha, umenye ukuntu ugomba kumufasha, kuko waramaze gutahura amayeri bakoresha. Yesu ashimwe cyane. Nuko Imana itegura abantu bayo. Ubwo navuga ku bantu bitegura muri icyo gice. Imana igutegura igashaka kuvanamo umuhanuzi muzima, ikohereza abahanuzi b'ibinyoma, baguhanurira ibinyoma, bagukoreho za tekinike zose, kugira ngo ibanze kwereke icyo kirere ugiye gukoreramo cy'abahanuzi, urebe umenye ivangirwa ryacyo, imikorere yacyo, mbega ukimenye. Numara kumenya icyo kirere cy'abahanuzi, menye ukuntu bakivangirwamo, amakosa bagikoreramo, bikiburiganya byose, none wowe wikosora kuvana umuhanuzi muzima utazakora nkabo. Nuko ikora iza gukonekta n'abantu. Noneho ubwo ikibazo nuko udashaka kumenya ngo uyu muntu yamvangiweho cyangwa ntiyamvangiweho. Ibyo yavuze byose ukakira, ibyo yavuze byose ukakira. Uba ugomba gushishoza ukareka ibintu avuze biva ku Mana, ni umwuka wari ubivuze. Kuko narabibabwiye, umuhanuzi ashobora kuvuga nk'umuhanuzi ku giti cye, agahanura ku giti cye nk'umuhanuzi. Ibyo nabyo birasohora, ariko bisohora ryari? Biterwa n'amavuta bihanuriyemo. Cya kindi avuze niba akivugiye mu kwizera, akaba cyaturira mu kwizera, akagihanurira mu kwizera, atari Imana igihanuye, icyo kirasohora nacyo. Yesu ashimwe cyane. Bitewe n'amavuta ahagazemo yo kwizera, ndetse byaba ngombwa n'uburyo ashobora gukomeza kugisengera kugira ngo cya kintu yakubwiye kibashe kubaho. Iyo kivuze ari we ku giti cye agakomeza kugisengera, birangira kibaye. None rero soza ashobora guhanura ari Imana imutegetse. Ibyo rero Imana yamutegetse ngo bivuge nzabikora, niyo atabisengera. Ibyo sina ngombwa ko abisengera. Ibyo ngibyo biba bifite igihe byategekewe. Iyo ari Imana yabitegetse, amaherezo yabyo naho Satani yabirwanya igihe kiragira bikabaho ukabibona. Bwana sifiwe sana. Nanone rero ashobora guhanura yavangiwe, ari imyuka mibi yamwinjiranye kugira ngo ikudeviye, kugira ngo ikuyobye, kugira ngo kwiringize ibidahari. Noneho bya bindi bidahari munsi uzabibura, ujye uvuga ngo Imana yarambeshye, Imana ni inyabinyoma, nta kuri Imana igira. Kandi ya Mana nta hantu wahuriye nayo, hari umuntu wabyivugiye cyangwa ari Satani wamuciyemo kugira ngo akudeviye. None muri ibyo byose rero biba bisaba kugira ngo we mu Kristo ujijuke, umenye ukuri, waguke cyane mu mwuka. Rero Imana igutegura kuza umuhanuzi guhuza n'abo bantu bameze batyo, ugenda guhuza n'abahanuzi bavangiwe batandukanye, bakakuvangirirwaho nawe ukabona ngo runaka mvangiriweho, runaka mvangiriweho, runaka mvangiriweho, igucisha muri izo ntambara nyine. So iyi Imana rero irimo iragucira kugerageza ishaka kukuvanamo umutunzi,
urasenga ikagucisha mu bukene bukomeye. Ebana ubu inyatsi zikaba nyinshi cyane. Umuntu ura n'inyatsi buriya bazatunga cyane, aba ari umutunzi ukomeye cyane, ikagucisha muri ibyo bihe ariko igutegura kuba umutunzi. Rero iyo uko uwo bimenye ukabimenya ko uri muri iryo shuri ryo muri icyo gihe, ugakomeza kwihangana, ugakomeza kunamba kuwiteka, igihe cyageze cyo kwemerwa irakwemera ikaguhereza ikamba, ibyanditswe bigasohora. Hahirwa ihangana ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana amahoro iguha umugisha. Reka ngarukira ahangaha tugiye gusenga. Wumvise yuko dusomere wa murongo twavuze Yeremiya, bambe yamaganya Yeremiya 3:35, aho tubona ko Imana itanezezwa no kubabaza umuntu. Imana ibizi ko muri uko kugeragezwa kwa uri bubabare, ariko nta marangamutima yawe akorwaho. Kuko itanezezwa no kubabaza, kuko itanezezwa no urumva ni rusange, nta nubwo ari n'umuntu, n'abantu muri rusange. Ngo kuko umva ko kajambo ninezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda, nta na rimwe. Ngo naho yababaza tusomere yawe banditse ngo kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Umwami ntakunda kuba umwami ntakunda ko banyukanyukira ingohe zose zo mu isi. Urumva ko Imana ubwayo itanezezwa no kuba yabona abantu babanyukanyuka, Satana kunyukanyuka, abarozi bakunyukanyuka, bakugize imbohe. Ntabwo Imana ibinezererwa. So nuvuga ngo ariko utangiriye hejuru yaho ngaho 3:2. Heri 3:2 tumva. 3:2 naho yababaza umuntu. Ngo naho yababaza umuntu ariko izamugirira ibambe. Iyo ubwayo ivuze ngo ugiye kukubabaza, imera nk'umubyeyi. Ni kwa kundi umubyeyi akubita umwana akanyafu ariko akagarukaho akamugirira ibambe, akongera akamuga mwana wanjye, buriya rero nakukubitiye iki ngiki ntuzacyongere. Niba yari yavuze ko atari umugaburire, ugasanga yisubiye haramugaburiye. Nuko Imana ikora. Iyo ntabwo imeze nk'abantu. Yakubabaje izanamwe imiyaga, kazanamwe imbabazi. Nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Noneho kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Niyo mpamvu rero buriya rero impamvu tubabara muri bya bitugerageza nuko nyine tuba turimo turakorerwa ibihabanye n'iby'imitima n'iby'amarangamutima yacu ashaka. Noneho bikakubyarira kubabara. Ariko noneho tangira uwambara imbaraga zo kwihangana, umenye yuko nyuma yo kwihangana kwawe hari ingororano, nyuma yo kwihangana kwawe hari ibihembo, nyuma yo kwihangana kwawe hari intebe igutegereje ugomba kwicaramo. Ahubwo noneho wibuke ko wemere gutegurirwa kwicara muri iyo ntebe, ukomeze no kwibohoza iyo ntebe ubona imbere yawe. Iyo umuntu Imana iteganyiriza icyubahiro, ituma n'umwana mutagusuzugura. N'umuntu utakagomye kugusuzugura aragusuzugura. Iyo imbere yawe hari icyubahiro, Imana araguteguriye icyubahiro, usuzugurwa na buri wese. Nta muntu ukubaha, nta hantu wagira ngo baguhe ijambo. Iyo umuntu Imana ishaka kuzaha ijambo, ubanza kwimwa ijambo hirya no hino, wimwa ijambo impande zombi, iyo gutegurira ijambo. Bwana sifuwe sana. Rero komera wihangane, wambara imbaraga zo kwihangana no kwizera. Ureke ijambo riravuga ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Tugiye rero dusoreje hanga